Ndabasuhuje kandi ndabakomeje abantu bari muri TMP. Ndagira ngo mbabwiye ko rwose hari amakuru atari meza cyane mu bari abakozi ba TMP. Ngira ngo abenshi bari mu marira agiye atandukanye, buri umwe ari kurira undi, kuko muri iki gitondo cyo kuwa 16 z'uku kwezi nyine kwa karindwi uyu mwaka wa 2026, abakozi ba TMP bari ku rubuga rwabo bakoreshejwe inama itunguranye y'igitaraganya yo kubamenyesha imikorere y'akazi kabo, ibyo bitaga ngo akazi bakoreraga online ngo kabahembaga amafaranga menshi, buri umwe akurikije uko yagiye ashora amafaranga. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo byamaze kugaragara yuko ari ubuscam, aho uwiyita assistant master key ngo wiyita Victoria yakoresheje inama mu izina ngo ry'uwiyita Paul Richard Everent. Ngira ngo yakoresheje inama yo kugaragariza ngo impinduka zabaye ngo zigendanye ngo n'imitekano ngo y'amakonti yabo, ari uburyo busa naho ari ukugira ngo babone andi mafaranga bahabwa. Bababwira ko ngo kugira ngo umutekano ngo w'amakonti yabo ngo yongere abe mazima cyangwa se yongere akore neza, basabwa kongera gutanga andi mafaranga ahwanye na 40% y'ikiguzi cyo guhuza ngo amakuru ngo ya buri muntu agendanye na konti ye. Aha rero mumva ko umuntu uzi ubwenge, banyarwanda, banyarwandakazi, banyafurika bamwe basa naho bagisinziriye. Ibi bintu ni ubusikamu, ni ubutekamutwe, mwirinde kubyinjiramo. Ngira ngo rwose mwirinde kubyinjiramo. Mwabibwiye kenshi ko ari ubusikamu, ariko abenshi banze kubyumva babigiyemo. Mubyirinde ibi bintu, nyabuna mubyirinde. Ngira ngo iyo nama yakozwe kwari ugutangaza amafaranga buri mukozi asabwa gutanga bitewe n'icyiciro nyine aherereyemo ngo cy'ubukozi. Hari icyo bita ngo ni J ngo ni job. Hari job 1, job 2, job 3, job 4 kugeza kuri job 9. Hari amafaranga rero basabwa gutanga ngo kugira ngo konti ngo zabo ngo zongere zikore. Ariko wabaza neza amakuru bamwe ukumva ko amafaranga ku makonti yabo yarariho. Bamwe biteguraga kuba babikuza uyu munsi kuri uyu wa 4, abandi bakabikuza ku wa 5 ejo, abandi bakaba bazabikuza ku wa 1, ariko babimye access yo kujya kuri konti ngo baboneho ikintu na kimwe. Naho yewe bitwaga ngo bakoreraga ya mirimo yabo bakoraga ya buri munsi, nayo bari gusanga ariho 0. Bivuze ko nta mirimo ngo ihari, nta kazi gahari, ngo nta mafaranga nanone bemerewe kuba bakura ku makonti yabo, ahubwo bari gusabwa andi mafaranga. Banyarwanda, banyarwandakazi, mutekereze kabiri mbere yuko mukora ibintu. Buriya ngo imbeba ngo yakurikiranye akaryose munsi y'akabati ngo ihakura inda, kandi ngo nyamwanga kumva ntiyanatinze kubona. Mugerageze mumenye yuko ayo mafaranga n'uyatanga nyine agiye kongera andi bari bagufitiye yawe. Ntugire ngo hari izindi mwe bagufitiye, natwo barashaka kudukenyereraho bakadutwara. Abari kuri rero ku rwego rwa mbere twakwita ngo ni job 1 cyangwa se J1, bo binjiramo bashoye 8,000, binjiramo bashoyemo 20,100, bo barasabwa gutanga 8,800, asanga ayo bari bafitemo, cyangwa se ngo kugira ngo bakunde bemererwe kubikura ngo ayo bari bagejejemo. Ni ikibazo kuba umuntu yawe agufitiye amafaranga akagusaba andi kugira ngo akwemerere kuko yandi yarakubereyemo. Aho ngaho ku bantu bize ibintu by'amaekonomi n'amabanke, bakurikirana ibintu by'amabanke cyane, aho ngaho harimo ikinyoma giteye ubwoba. Noneho ngo abari ku rwego rwa 2 rw'akazi job 2 barasabwa ngo kongeraho andi mafaranga 36,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ni menshi cyane, harimo akawunga, harimo ibiki. Mwirinde, ni ubusikamu. Abari ku rwego rwa 3 nabwo ngo barasabwa gushyira andi mafaranga 100,000. Ngira ngo abangaba binjiramo batanze 250. Ndakeka abinjiramo 250. Aha ngaha rero urabona ko bagiye gushyiraho ibindi 100,000 kugira ngo konti yabo ngo yongere igaragare, kandi ubwabo nibo bayifungiye ku bushake bwabo. Mukanguke banyafurika mugisinziriye. Abari ku rwego rwa 4 rw'akazi ngo J4
barasabwa gutanga 324 bisanga ayo batanze. Banyafurika muri mu biki? Ayo mafaranga wayakoze ibindi. Niba umuntu agufitiye amafaranga menshi wasabwaga kubikura, yakuye mu yo yaragufitiye kuri konti yawe warugejejemo, akakubwira ndusabwa kongeraho gutanga. Niba koko ngaro kugira ngo bacunge ngo ibigendanye na konti yawe, bagiye gukata 40% by'iki 40% by'iki, none ngo bakakwereka impuhwe bagufitiye ngo bagutangiye ngo 60%. N'ubusikamu mwitonde banyarwandakazi, mwitonde ahubwo mushaka imishinga mito iciriritse yabaho inyungu. Kuri J5 barasabwa gutanga miliyoni n'ibihumbi 40. Tekereza nawe ku bantu bari bageze ku rwego rwa J5 cyangwa ngo bita ngo ni job 5, byo ni ibintu bagiye bahimba, ariko wareba n'akazi gakorwa ukakabura. Miliyoni n'ibihumbi 40 by'amafaranga y'u Rwanda. Abari kuri J6 ubu ngo barasabwa, ibi ngibi byatangajwe na assistant master key witwa ngo Victoria, wiyita Victoria, ngo mu izina ry'umuyobozi mukuru wa TMP witwa ngo Paul Richard. Ngira ngo yatangaje ko abari kuri J6 cyangwa se job 6, job 6, ngo batanga miliyoni 2,280. 2,286 Rwandan francs. 280,000 Rwandan francs. Much money. Na amafaranga menshi. Abanyarwanda harimo abafite amafaranga menshi, ariko ukabona ko harimo n'uwo bayobya akaba yagurisha utwe. Ngira ngo hari abari kurira amarira agiye atandukanye menshi, biteye ubwoba, biteye n'agahinda cyane. Yego, ngira ngo kandi umuyobozi wa RIB yari amaze igihe abwira abantu ati nyabuna mwirinde kwishora mu business runaka y'ama online, kuko abenshi babereka impuhwe bagufitiye zo kugira ngo ube watera imbere, ariko nta mpuhwe baba bagufitiye namba. Abenshi bari kurira rero ayo kwarika, ariko ndabakomeje cyane ntihagire ubikuriramo kwiyambura ubuzima, ndababujije, kuko niwiyambura ubuzima bwawe ntago ubuhimye umutekamitwe wishoreye business ye wamaje gukenyerera kuye, akeneye ko namwongera kicyobwa akaba yakwigendera. Ngira ngo iyo bagiye guhembwa ntago uhembwa mu izina rya TMP, ahubwo uhembwa n'umwagenti runaka. Banza ufungura amaso kabiri, uhembwa mu izina ry'umwagenti, ntago uhembwa na TMP. N'umuyobozi wa TMP yewe ntago murahura na rimwe, ntuzi naho akora, ntuzi n'icyicaro cye, usibye kumva ngo mu Rwanda ngara ama office anaha ngo Remera ngo Kimironko ngo Majyepfo ngo Butare ngo hehe. Ibyo ni ubusikamu, ni ugukora ibikorwa bigaragariza abantu ko babafitiye impuhwe, ariko nyamara ntazo. J7 yo ngo barasabwa gutanga miliyoni 3,640. Iyi ni inama yakozwe mu gitondo cy'umuseso kuva saa 1:15. Tekereza nawe, miliyoni 3,640 n'amafaranga menshi y'u Rwanda. Abari ku rwego rwa 8 rw'akazi, job 8 cyangwa se J8, ngo barasabwa gutanga miliyoni 4,800 n'amafaranga menshi cyane. Abari ku rwego rwa 9 rero rusa naho ahari ariko rwa nyuma yagarukirijeho uyu muyobozi assistant master key witwa ngo Victoria, yatangaje mu izina ry'umuyobozi mukuru wa TMP, bamwe ngo bataranabona. Urwego rwa 9 urasabwa gutanga miliyoni 27 n'amafaranga 200,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Sinzi niba hari abari muri iki cyiciro, ariko haramutse hari abarimo, ndabakomeje bakugaragarije ko bari kuguha amafaranga yawe, nawe urabyemera, ariko ndagira ngo nkubwire ngo rwose wamfura we, ihangane, n'ubundi nubwo washoye mayo baguhaga mu yawe bakaguha no mu yundi ushoye ako kanya, utagira ngo hari akandi kazi kandi wabakoreraga cyangwa se wabafashaga. Utanze 90 baguhembaga 2,560 ku munsi, ariko bayaguhaga mu yawe. Watanze 20,200 baguhaga amafaranga runaka, baguhaga mu yawe, bakaguha no mu yundi winjiyemo. Ubundi akazi wabona gukora kinjiza mu by'ukuri naka, uretse ko abantu twari twarasinziriye, nyine dusinziriye, akazi wumvaga wakoraga kakaguha 7,200 ku munsi nakahe? Akazi wumvaga wakoraga bakaguha 14,400 wumvaga ari akahe? Akazi bagushishikarizaga kwinjiza nk'umuntu
ari uko ubanje kumutera injuga n'iki byose ngo bakaguhaya komisiyo, urumva ari akahe kazi wabaga wakoze kagiye kwinjiza ngo kampani ya TMC cyangwa se itsinda ry'abakozi ba TMP. Nyabuna abanyafurika, ni igihe cyo kugira ngo dukanguke, ahubwo dukereye amabizinesi ari mu mucyo, amabizinesi afite ubuzima gatozi. Ngira ngo n'abenshi babijyamo bazi ko bifite ubuzima gatozi koko, ariko umenye ko ubutubuzi muri iki gihe turimo, muri iki kinyejana turimo, burimo burihuta cyane bufata intera, kandi ubigiyemo nyine ni waba yijize. Ndabakomeje cyane, mukomeze kugubwa neza cyane. Njye ndi Yohana, mpora mbifuriza amahoro n'imigisha biva ku Uwiteka. Mukomeze kugubwa neza cyane. N'undi muntu wumvaga wifuza kuba yajya muri TMP, tekereza kabiri mbere y'uko ukora ikintu.